ufite ingeso n'ubwo abagore 25 atagenda kubera ubushobozi nk'uwo ngo wenda we uwo mugore si ubushobozi si uvuga ngo yabibuze si uvuga ngo yaragumiwe si uvuga ngo yaburaye si uvuga ngo afite amakimbirane ko buriya nubwo ba sedo bari mu bantu bagomba kuko ibyo bashinzwe babe mu bantu bagomba kwitwararika abashinzwe abaturage bagomba kwitwararika ku kintu bise imibanire myiza mu rugo kandi ijya kurishira ku rugo ntabwo ajya kubwira umuturage ngo mubane neza n'abaturage wowe mu rugo by'irurara rwaka kubana n'abantu baba bakubona umunsi ku munsi ntabwo umugore wawe abagana n'abandi bagwabwa ati aramuhotera uba ugomba kurinda icyo kintu cyose ukarinda ko uzavugwa hanze nabi yego aho ngaho rero niho mpera rwose ese ubundi reka twibaze ikintu kimwe yaramubwiye ngo nutampa umugabo wawe ndamwirukana yamubwiye ati se namushyize mu mahugurwa kugira ngo nkubone ubundi ngende use of power kumukangisha imbaraga amufiteho ariko noneho giti sedo we ni umugabo ahubwo acuza agiye mu mahugurwa agiye mu rugo rwe birenze kwa abusing power ahubwo hajemo n'agasuzuguro k'indenga kamere kumva ko umuntu muri hejuru kumva ko ugomba no kumusenyera 2 3 cyangwa se agatega moto cyangwa abagitifu mu cyaro babahaye amamoto agatera intambwe agatsa moto akagari bamuhaye moto mu ntara babahaye amamoto bite n'imiterere y'utugari n'ukuntu habari kure naga ari bose akatsa moto akajya mu rugo rwa sedo abizi neza ko adahari yarangiza akisanzura byo kwisanzura ndenga kamere agakuramo ikote yari yambaye ry'imbeho agakuramo ishati agasigana isengeri na mucikopa akayikuramo agakuramo ipantaro abizi neza ko ari mu rugo rw'abandi na mucikopa atekereza neza ko ari mu rugo rw'abandi ese ubwo noneho sedo ahakandagiye Tempo TV. Murakoze cyane. Uyu munsi rero twaje gute? Uyu munsi ndajyaho nibura tuganire cyane cyane kubiri hano hanze. Tuganire cyane cyane twibande ku muryango. Ese umuryango ugomba mbere yuko ushingwa bigomba kuba byanyuze mu zihe nzira humvikanyweho iki hakurikijwe iki ese yubayeho umuntu abyitwaramo gute ashobora kugutenguha ashobora kutagutenguha ndajya turebe si ibyo bintu koko ubundi bigomba kugenda gute dukore nibura twigisha abantu byo twakora mu muryango uhamye kandi ushingiye ku rukundo ubundi umuryango uhamye ushingiye ku rukundo bisaba ukwizerana icyo nicyo cyambiyo cyabuze ntago umuryango ubaho umuryango uhamye ugomba kuba ushingiye mu kwizerana umuryango uhamye ugomba kuba ushingiye ku rukundo byo nabivuze ku rukundo ugomba kuba ushingiye ku bwizerane ugomba kuba ushingiye ku bufatanye ugomba kuba ushingiye ku bwubahane iyo bitabaye ibyo ngibyo haba ntago umuryango uba ari ukibaye umuryango ese ubundi reka tubanze twibaze mbere na mbere iyo mvuye iwacu mu karere urugero dufata urugero rw'akarere w'akarere ka Kamonyi nkatera intambwe nkajya mu karere ka Bugesera kubenguka umukobwa waho ese ikiba kinjyanye si ibyo byose usobanuye kuba hari urukundo rurahari kuba hari ubushake bukora umuryango burahari uwo nsanze nawe nkasanga nawe ibyo narabifite kuko urukundo ni give and take ni reciproque ese noneho iyo tumaze guhuza tukemenya ko tugiye gukora umuryango ese uwo muryango wacu kugira ngo tuwubake ukomere tugomba kwicara tukibaza tuti se twebwe ubwacu tugiye gushyiraho icyo bita imirongo ntarengwa niko nabivuga tuzubakira kuki kuko urukundo rwa ruhari rwankwe ku Kamonyi rukanjyana i Bugesera rwa ruhari nawe kunyakira nuko wari urufite ese iyo tugeze muri wa muryango wacu dukoze nge nawe uburi tugomba kubyitwaramo gute ariko gushaka ntago bivuze ko abantu bose bashaka kubana n'umuntu babana baba bakundanye dukunze kubibona kenshi ni nabyo biri kujya bigaruka muri societe nabyo biri kujya bigenda bigaruka ku hagati y'imfu za hato na hato hagati yo kubyara abana bagatabwa hagati yo gukuramo amada ibyo byose byinshi 90% usanga bikomoka habayo gushakana cyangwa se kubyarana
hatari mu rukundo. Kuko iyo bavuga ngo niba umuntu umufitiye urukundo nta kiwumwifuriza, ikizakwereka ko umuntu agukunda nta kibaho kwifuriza, ikizakwereka ko umuntu mubanye neza azabaho aguha respect, ikizakwereka ko umuntu mubanye neza ntazaguca inyuma niba mwarashakanye, niba ikikwereka ko umuntu mubanye neza azakubaha mu bantu ndetse akubaha muri na mwenyine. Iyo bitabaye ibyo ngibyo rero nta rukundo ruba ruhari. Ese aho ngaho twakwibaza, ese uburyo twakwita igihe cya fiançailles uburyo gikoreshwamo byo ntibyaba ishingiro yo kubakira uwo muryango? Ese umuntu ushatse umubonye izihe ngeso muri fiançailles, umubonye iyihe mico muri fiançailles, ese wakubonyeho iyihe mico cyangwa ingeso muri fiançailles? Ariko hari ibyinshi dukunze kujya tubona hano ku mihanda, reka mbyite ku mihanda, ntago tukibona ko abantu wese bahugiye mu mafaranga, kandi n'ibitekerezo byose byerekerwa ku mafaranga, turabibona mu buzima busanzwe. Umuntu wese n'urukundo rwerekeye ku mafaranga. Niba hakiriho kubaho umuntu mugiye gushakana cyangwa ugiye gutereta umuntu cyangwa se wenda mutangiye kwiyumvanamo, ugatangira mbere nambe ho kumenya uyu muntu arankunda, uratangira umenye ngo akora he. Icyo si icyambere. Nimuba mukundana utangiye ubwira ati ngiye ndumva gukunze, ndumva ntagiye nkwiyumvamo, ndumva nyine ntagiye gutekerezaho ikindi kintu kirenze kuba tuziranye gutya, aratangira ikintu ahita amenya ngo avuka kwande, avuka kwande, iwabo bafite iki. Ntago wenda nareba ngo avuge ngo ubundi cyiza nge mbona cyagombye kuba kibaho, nukureba background yawe akareba ngo iwanyu babanye bate, iwanyu wenda byagenze bito. Ariko aratanya avuga ati iwabo bafite imodoka, ngo hoya, ako kamwe akaba yakansarinze. Akongera ati se uriya we byibura nta modoka bafite, nta nubwo akomoka mu muryango ukize, wabayeho ati afite akazi keza, ese afite imodoka. Iyo niyo choice ye ya kabiri. Iyo bitabaye ibyo ngibyo, icyo gihe ufata wa wundi wiboneye nyine unganya n'ibyawe ufite. Kuko kuvuga ngo ubu ngubu rwose sinkubeshye, wenda hari umuntu uzaza akanabikubwira, akajya akubwira ngo ngo ngewe ngo ibiganiro mwe mwatanze ngo cyafashe gutya, ngewe ndakubwira ibintu nzi. Ntabwo urukundo rw'ikigero kigendera ku kuba urukundo rugendera ku cyo umuntu atunze. Ese abundi ako kari akazi kaba twitaga baranga kera, kuko umuranga nawe ugomba kumenya umwana wo kwa kanaka, ngiye kumushakira kwa kanaka, ndabazi, nzi imico yabo, uyu nawe ndamuzi, ngomba kumwigaho kugira ngo umwana wanjye murangire ahantu nizeye. Ise twaranywanye, twarasangiye, ibintu nk'ibyo. Ariko noneho muri kino gihe byarahindutse, abaranga ntabahari. Ngewe ndakubwira ngo abaranga mbere bari ababyeyi b'uwo babana. Mbere nta muntu washakaga ngo yishakire ubwe, yashakirwaga n'ababyeyi be. Ariko icyo gihe akenshi warebaga ko byakontaga no ku bushobozi. Umwana yaravukaga bakamwubakira inzu iwabo, bakamuha munsi y'urugo amasambu yari agihari. Wenda reka ibyo ntago ari byo byagombye gushingirwaho cyane. Kuba wenda harajemo kuba witekerereza ukavuga ati ni ibi ngibi pe, uruhande rumwe ni rwiza, ariko se burya kirya gihe byo byari bibi. Niba bitari bibi kuki bitakomeje? Habayeho kuvuga ngo wenda hari umuntu washakirwaga umuntu adashaka. Yes, ibyo ndabyemera, nibyari byo ndagiye bagushakiraga udashaka, ariko mukabana. Ariko ubu ngubu uragenda ukihitiramo ushaka nawe mugatandukana. Niba twumva 90% sinzi ikigereranyo negeze numva n'ubwo wenda ntabikurikiyeho cyane ngo mfate kwijanisha, cyangwa se ubusesenguzi bwakoze bavuga ikigero cy'amadivorce ari mu Rwanda, bivuga ko kiri hejuru ugereranyije na mbere. Aho leta yagiye gufata itegeko ishaka kugira ngo bongere bashyiremo ivugurura ko babonaga ritajyanye n'igihe, barebye nk'abantu batekereza kuravuga ati niba byaragenze gutyo abantu bakaba bari gutandukana kubera imitungo, wenda umukobwa yishakira imitungo. Reka mvuge ku bakobwa kuko bakunda kubikora cyane, yishakira kujya kwishakira umugabo ufite amafaranga bakabana, ariko ari gahunda yo kugira ngo bahite bakora divorce bagabane 50-50. Iratekereza avuga ati aba ngaba reka dushyire itegeko ryo kuvuga ngo bazajya byibura bakora divorce mu myaka 5. Ejo bundi twakoze ikiganiro narababwiye ko n'ubundi igisambo ko byagenda kose gihora ari igisambo, nubwo iryo tegeko ryajyaho buryo umuntu wakwashapanzeho kwiba n'uri ntiyabura kukwiba. Azaza iyo imyaka 5 se n'ukuyihangana bisaba iki? Azaza yihanganire mukore musitaragoringe ingumi hasi hejuru, mwafata icyumba cye n'undi cye birangire, n'undi divorce igezweho.
nkunganiye gatoya mu bijyanye n'imibare mu mwaka w'ibihumbi 2022 2023 habaye gatanya ibihumbi 375 za Burundi. Ndagira ngo umbwire kwijanisha wenda imibare yo dushobora kumva twumva ngo ni myinshi cyangwa twumva ni mikeya dushyize ku kigeranyo cy'abatuye u Rwanda imibare ku gisaga miliyoni zigiye kugera muri miliyoni 15 z'abatuye igihugu. Iyo uvuzemo bitatu izo divorce yaba ari nkeya, ariko ushyize kwijanisha kuvuga ati niba miliyoni izi ngizi kuko nge bavuze ko ari umubare uri hejuru bari ndetse banatangaye. Akenshi twabara tugendeye se tukabaza tukamenya imiryango nto yashinzwe muri uwo mwaka ni ingahe, noneho ya divorishije ni ingahe, cyane cyane kuko tureba yasezanye byemewe n'amategeko. Ibyo nabyo umuntu twaza kwicara tukabishaka nese tukareba kugira ngo dufatange imibare iri exact, kuko imibare nta kubeshya gomba kuzamo akadufatire kuyatangaje, kuko akenshi ikibi kimenyekana kuruta ikiza. Ariko none ibihumbi 3 ntago ari bakeya, ntago abantu bakeya. Ahubwo turebe se kugira ngo bigeraho ngaho bijya kugeraho bivuye kuki. Ese ni ya mitungo, ni ya mico itihanganirwa, ni zangeso. Ngewe ndakubwiye ngo kuba iyo mico buriya imico iri mu muntu nta muntu utakwihanganira umuco. Niba wumva wenda wumva ugomba gushaka uwo muntu, ni urugero ngiye gutanga, ukabona mutazahuza, nicyo ubundi cyagombye kuba cyiza gituma mutandukana mbere y'igihe, ukamuhakana wamubwira ati si dukundana, si cyako tuzabana, nawe akabimenya akavuga ati bitewe n'uko wenda yagendeye ku mico. Ariko ubu ngubu ntabwo umuco ukiri kamara, araza we iki kamara ya nyayo ni ukureba icyo ufite. Ariho tugenda tubona abantu bagenda basambana, kumva ngo umwe yaciye indi nyuma, tukumva ngo umuntu nta muntu uri guca inyuma undi kubera ko amuca inyuma. Biri kugenda bigendera ku mafaranga, ku mitungo. Umwe akavuga ati ngewe nta kintu afite, ati nese nari kubaho nte. N'ubu afite ingeso, ariko 90% 90% ntago ari ingeso. Uvuze ikintu cyo gucana inyuma ukubitaho nashakaga rwose. Mu gitondo n'umwe hari abantu asomye bavuga ko hari umugitifu w'akagari sindi buvuga ko ariko ese akagari nta kibazo ukavuga akagari nta kibazo. Ikibi nukuvuga izina rye, ikibi nukuvuga izina rye kuko n'ubundi byabaye byamenyekana. Ese radio ntibivuga, radio zirabivuza ariko nazo zivuga karere zikavuga n'umurenge, gitifu w'umurenge niba ari umurenge uyu n'uyu. Nese n'ubwa mbere twumva ngo umuntu uyu n'uyu yakoze ibi ngibi, barabivuga ahubwo icyo batavuga ni izina rye. Iyo kuko biba bitaye byajyamo. Nese kuvuga karere ni ikibazo, kuvuga umurenge ni ikibazo. Nese abo baturage bo ntago babimenye. Nese turi kubwira icyo abantu batutavuga ibintu ngo tubabwire ngo n'uyu murenge uyu nawe umurenge uyu nakagara kanaka. Burya iyo ibintu bikiri mu bugenzacyaha ntago ari byiza gufata umuntu nk'umunyacyaha kandi ukiri mu bugenzacyaha, ahubwo dufatira kubiri aho ngaho. Ikintu nkubwira biravugwa, ntago wenda biravugwa cyangwa yacyakorwa iperereza. Byabaye muri uyu murenge inzu yahiye, ariko iyo inzu yahiriye ahangaha, ariko ntago ari we wayitwitse. Niba twarabonye umuvugizi wa RIB ejo bundi natangaza abantu bibye batekaga imitwe bakiba imodoka bakaziba ngo ama PS. Twarabyumvise bavuze abari bo, baranabavuze banabashyira no kuri kamera. Umuyobozi yafashwe yakoze ibingi bamushyira kuri kamera bakamuvuga. Twumvise ntuza gikurikiranya uriya waruhagariye polisi akurikiranwaho ruswa, barabivuze baravuga ati akurikiranwaho ruswa ntiramufata n'ikiramufata. Niki mufata nibwo bavuga ati ni umunyacyaha, ntago cye cyamufata, ariko bigukekwa mu uyu murenge uyu n'uyu. Nese utababwiye akagari wababwiye icyo ubundi. Reka twivugira akarere gusa dukomeze kuko birababaje, kuko icyo gihe twa tugiye gusenya urugo rwo yarusenya already rwasenyutse, rw'umukozi umwungirije nawe ubwe akazi n'urugo rwe nawe rurumva ko narwo rwasenyutse. Ahubwo reka twivugira akarere ni mu Ruhango. Noneho umugitifu w'akagari, akarere ka Ruhango, yego, umugitifu w'akagari agize gutya acunga Sedo we ni umugabo adahari, agira gutya yikoza mu rugo aganiriza umugore we, bagira ukuntu baganira, barasambana ajye bivuga imazina mu bizima byabo, bakora byo bikorwa byo munsi ya Supanet. Ni ubusambanyi, ntago ari kuvuga ngo turabikingaza ibikorwa byo munsi ya Supanet ni ibisambanyi. Yego, aho ngaho umugore w'inyuma, umugore w'abandi inyuma, w'umukozi umugore w'abandi inyuma, yaciye n'umugore w'inyuma. Nese umugore ntiyamuciye inyuma, niba mufite. Ubundi mu kagari abayobozi ni babiri, ni gitifu na Sedo.
IDP sedo harya nuza sedo nushinzwe imibereho myiza y'abaturage bo ku kagari. Hari uwo bitaga gitifu w'akagari, hakaba na IDP. IDP niwe ashinzwe imibereho y'abaturage mu kagari. Ubwo niwe twahinduyemo bita sedo. Sedo none ukibaza ni gute noneho uri umukoresha w'umuntu, uri umukozi uri hejuru ko gitifu ari hejuru ya sedo. None niwe uteye intambwe yo gucunga ngo ntahari yagiye mu mahugurwa, reka ngiye gusigara ku rugo. Ariko bukaka ku rwego rwa gitifu hari ikintu uvuga kikaya kinsetsa. None se niba bibaho gutyo, niba yamuciye inyuma, reka tubyemere, ibyo ni ibyavuzwe. Iyo muganga wagenda agatinyuka akajya hejuru y'umurwayi akamujya hejuru akamusa iyo agiye kubyaza, urumva urwego byafashe. Uwo ngo wenda yamusambanyije ni na muzima, none no gusambanya utumva kandi none ikintu cyakimbabaza, ubusanga uwo mugore ukumva usambanye afite n'umugore mu rugo. Aho rero bikozwe wenda n'umuntu udafite umugore cyangwa umusiribateri cyangwa se ari ingaragu, ibyo birumvikana. Wenda ari ukuntu hatoroka avuga ati biriya bintu byabaye, ariko yari kwirwanaho. Hari igihe umutsi wari wamunaniye avuga ati reka njye bajye ko basigaye byita ngo no gukanda umutsi. Ariko uko biri kose impamvu njye byandenze nkumva simbyumva neza. Kumva umuyobozi uri ku rwego rwa gitifu ateye intambwe imwe ebyiri eshatu cyangwa se agatega moto, cyangwa abagitifu mu cyaro babahaye amamoto, agatera intambwe agatsa moto akagari bamuhaye moto, mu ntara babahaye amamoto bitewe n'imiterere y'utugari n'ukuntu haba ari kure, ntabwo ari bose. Akatsa moto akajya mu rugo rwa sedo abizi neza ko adahari, yarangiza akisanzurira ndengakamere, agakuramo ikote yari yambaye ry'imbeho, agakuramo ishati agasigana isengeri, na mucikopa akayikuramo, agakuramo ipantaro abizi neza ko ari mu rugo rw'abandi, na mucikopa atekereza neza ko ari mu rugo rw'abandi. Ese ubwo noneho sedo ahakandagiye byagenda gute? Si ukwicana se nyine. Ariko rero abantu bamaze kumenya ubwenge, kuko abagabo benshi bacibwa inyuma, sibyo? Bakabasanga mu ngo zabo, ariko harimo abandi bahita bagaragaza emosiyo, agahita agenda agahita azana umuhoro n'intu z'agatemagura. Iyo ikimutemagura nawe icyo gihe uba wishyizeho ikindi cyasha, ndetse kinarenze, uba wihaniye amategeko araguhana burundu, bakatira mu myaka burundu. Ntabwo bareba ngo wenda uri umukuri ngo bari kuguca inyuma iki, never. Bo bareba ko icyaha wakoze uburemere gifite, wakwisha umuntu, bahita bagenda kuri cya cyaha kuvuga ngo yisha umuntu. Ariko se mbere yo gutekereza icyo kintu, wenda hanze hari amashambure menshi cyane, ndizera ko ntabwo wajya mu murenge ngo uremo shambure, mu kagari ngo uremo shambure, no twita amarogi. Gitifu yabuze 5, amafaranga make tuvuge aho yaje 5, akabwira ati hansange aho kujya kuvogera urugo rw'abandi. Erega buriya yakoze ibyaha 2. Icyaha cya mbere nuko yavogera urugo rw'abandi. Sinshaka no kumva ngo yabuze 5 byo kujya kugura iyo rogi gitifu ajya kuyigura nkandi. Sina gitifu gusa n'undi muntu wari wese. Ese ni gute niba uzi ko ugiye ufite byibura arakajya kubikora, azi ngo wenda agiye ku muntu atazi, wenda bishobora kwenda wenda kuntu yabisobanura avuga ati ngiye umutsi wari wamfashe, nshaka umuntu ujya kunkandira, ndangije ndemba juri yarambwira ngo yabyemera, arambwira ko nta mugabo afite. Ngiye nk'umuntu nyine nsanze umuntu udafite umugabo, nabikoze ntabizi ko afite umugabo. Ariko noneho gitifu yarabizi ko agiye ku mugabo mugenzi we, ufite umugabo mugenzi we bakorana, aragiye amusanze mu rugo iwe, nta mujyanye byibura niwe, wenda ngo azibye n'icyo wenda aze kwirinda. Buri icyaha ni iki, icyaha ni kugikora bakakimenya, kuko bikoze ikintu buri ikibi cyambere kijya kibabaza abantu cyane, guca umuntu inyuma akabimenya. Gusa abandi benshi ntibabikora, ariko guca umuntu inyuma akabimenya nicyo cyaha kibi, kuko uteje ibyago ku bantu babiri, ari we umuhishe mu mutwe, ari nawe wishe uriyangishije, none we ushobora no kujya kumva yanakwishe. Gusambanya cyangwa gucana inyuma nibyo bintu bikurura impfu za hato na hato. N'abantu benshi bakunda kwicana, bicana kubera iki? Kubera umuntu aje kukwiba akaza akakwica, urumva ashaka itwawe, cyangwa se wamuciye inyuma. Ibyo bintu nibyo bintu bikurura. Ubundi byanga bikunda
kumva ngo umuntu yaguciye banza wemere ibyo bintu si byo bintu biri gukura abantu si bigukura impfu za hato na hato mu Rwanda. Yego nizo gatanya twumva no gucana inyuma ntabwo abantu bari gucana, ntabwo abantu bari gutandukanywa kubera iki, kubera amafaranga. Amafaranga aza gake ugereranyije no gucana inyuma. Yego niyo mpamvu nje nshaka kugaya abagabo bose nitaye kuri Ogitifu kuko nirwo rugero rufatika dufite. Ndashaka kugaya abagabo bose bumva yuko batanyurwa bashaka kwirukanga inyuma abagore babandi. Ubizi neza ko umuntu yubatse hanze hari babakobwa bakorera amafaranga, wabagiyemo ugatanga amahoro niba kwihangana. None se ubwo uri gukangurira abantu, erega turakurikira iki kiganiro kirakurikirana, uri gukangurira abantu ngo bagende bajye kwirirwa basambana ku musozi, bagende bajye kwirirwa bandarika iyo mitsi yabo cyangwa ibitsina byabo ku misozi. Ndavuze ngo niba kwihangana bikunaniye bajyemo. None no gukangurira abantu, ndakangurira igitsina gore cyose cyamagara abo ngo babatesha umwanya babahindanyiriza isura. Ejo bundi si byo kumvikana ko abantu bose byose siho bikuruka. Ejo ntabwo twakoze ikiganiro kivuga ko umumotari cyangwa inda umugore wicuruzaga kamyite kwicuruza ko yisha abana be babiri byaturutse kuki? So umugabo uwo mumotari ntabwo yari umugabo, yari yahaje. Niyo mpamvu rero undi wazajyayo nose najya bakica agapfa abandi bana cyangwa bakica uwo ngo wagiye kureba. Niyo mpamvu ndimo ndabagaya. Ntabwo tubanza wumve, ntabwo turi kumva indaya ziri kwica abagabo. Kukiwumva ubundi reka nkubwize ukuri. Ubukene niba ukennye, ubukene bugomba kugukona. Niba wabuze 5 bijya kwishyura rogi kurya mu rugo rw'abandi, niba wabuze 5 byo kwishyura abo bayakorera hanze ako bahari babyiyemeje kujya gusenya urugo rw'abandi, niba ukennye wakwiziritse ukifata. Oya ahubwo bavuga ngo none sugira ngo reka nkubwire wende reka tuvuge mu magambo yabyo. Nta muntu ujyushyukwa adafite amafaranga. Ikintu cya mbere gituma utekereza ibyo bintu ni amafaranga. Kuko ntabwo waba uraye bira bintu bisaba imbaraga. Bisaba imbaraga ntabwo waba uraye ngo ujye gukenera gutera akabariro. Bibaho se. None se ubwo umuntu ugiye kureba wenda niba reka tuvuge ko atera umugore wawe wenda ugiye kwisedera ku muhanda, uramugenda n'amaso gusa, umusanga n'amaso gusa. Niyo mpamvu kuri no case ya Gitifu iyo aza kuba sedo ari umugore, twari kuvuga ko hajemo ikintu cyitwa abuse of power, kumukangisha imbaraga amufiteho. Ariko noneho sedo we ni umugabo, ahubwo acuza agiye mu mahugurwa agiye mu rugo rwe. Birenze kwa abusing power, ahubwo hajemo n'agasuzuguro k'indenga kamere, kumva ko umuntu muri hejuru, kumva ko ugomba no kumusenyera. Ese ubundi ngiye ndibaza, reka wenda ngarukira aho ngaho. Niba wenda yabikoze, reka tuvuge ko ntabwo icyakiye cyamuhama, sibyo icyane cye cyamuhama, kuko Nyundo ntabwo arakubita ya Nyundo yavuga ngo kiraguhama. Ubundi hari ukuntu twavuga ati icyaha kiramuhama, ntabwo arakubita ngo kimuhame. Ariko niba hari amafoto cyangwa bamufashe wenda hari kuntu twumva ngo byagenze gutya ngo nta byabaye, wenda bamusanze mu nzu bitewe n'uburyo byanyujijwe ahandi hantu, nabyo bishobora kubaho. Ariko niba bamufatiye mu nzu atari mu nzu ye, bakasanga bikingiranye, nta nubwo ngewe nagusanga wenda ndetse ko reka wenda nanjye uvuga mbe nkaretse, nta nubwo ngewe wambwira ngo nagusanze mu nzu wikingiranye n'umugore wanjye, nimba naramuzanye wenda nigenza nkimumufite ngo nurangiza umbwire ngo ntago mwasambanye. Gute se? Ntago bishoboka. Urukereko muri mwenyine mwikingiranye muri ibyo se ni ibiki? Cyakora cyo nshuti zanjye bavandimwe banjye, ngiye rwose nkubwiza ukuri pe, gusanze iwanjye niba turi n'inshuti byajya ku ruhande, amategeko yakora ibyayo, ariko reka mbe mbyihoreye gusa. Ariko ndabagaye abantu bose batekereza gutyo, ndabagaye ndabanenze. Byongeyeho gutera intambwe ukajya mu rugo rw'abandi. None reka nkubwire nge nkubwire ikindi kintu kimwe ugomba kumenya kandi ukanazirikana. Abantu benshi bari gucana inyuma, ari kumuca inyuma, utagira ngo bwari ubusa gusa cyangwa n'umukundo yaramufitiye. N'urukundo yaramufitiye, umugore afite umugabo n'undi iyo abishatse arabibona, isaha iyo ari yose abikenereye arabibona. Uri kubyumva? Si umuntu wishwe n'inzara, ba sedo bahabwa umushahara yego ntago urenze cyane, ariko n'umushahara ushobora kukubeshaho, ukakubeshaho n'umuryango w'umwana wakiga neza. Ntago wishwe n'inzara wenda uvuga ngo wagiye kwikoreshwa n'inzara. Ariko ni kwa bindi bita ngo kudashima. Abantu badashima bintashima. Hariho bantu bumva ko cyangwa se kwa kundi twatanye ikiganiro tuvuga, hariho umuntu uba yumva ko
utanyurwa uri kumva buriya ngo hariho umuntu ufite ingeso ku buryo n'ubwo wamuha abagabo 10 batamunyura kimwe nuko hari n'umufite ingeso n'ubwo wamuha abagore 20 batanyura atagenda kubera ubushobozi nk'uwo ngo wenda we uwo mugore si ubushobozi si uvuga ngo yabibuze si uvuga ngo yaragumiwe si uvuga ngo yaburaye si uvuga ngo afite amakimbirane ko buriya nubwo ba sedo bari mu bantu bagomba kuko ibyo bashinzwe mu bantu bagomba kwitwararika abashinzwe abaturage bagomba kwitwararika ku kintu bise imibanire myiza mu rugo kandi ijya kurishira ku rugo ntabwo wajya kubwira umuturage ngo mubane neza n'abaturage wowe mu rugo by'irurara rwaka kubana n'abantu baba bakubona umunsi ku munsi ntabwo umugore wawe abagana n'abandi bagwabwa ati aramuhotera uba ugomba kurinda icyo kintu cyose ukarinda ko uzavugwa hanze nabi yego aho ngaho rero niho mpera rwose undi reka twibaze ikintu kimwe yaramubwiye ngo nutampa umugabo wawe ndamwirukana yamubwiye ati se namushyize mu mahugurwa kugira ngo nkubone ubundi ngiye ndibaza kugira ngo atere iyo ntambwe igitifu akagari ashinzwe gushyira ba sedo mu mahugurwa hoye bari baraselectingwa ku rwego rw'umurenge cyangwa wenda rw'akarere ntago gitifu akagari babenda kunganya ubushobozi rega kuko buriya hari ibintu gitifa hari ibintu sedo gitifa adashobora kujya gutanga gitifa akagari sedo atasinyeho yego hari ibintu hari ibyo atanga wenda sedo adasinyeho ariko ibyinshi sedo bagomba kuba yasinyeho hari n'inshingano sedo bafite gitifa adafite yego gusa ngiye ndibaza kugira icyo kintu gishire mu bantu uwo muco mubi waje mu bantu ushire tuzabyifatamo gute niba wumva ko umugore wawe wumva atakunyuze ugashaka undi umuturanyi ese ibyo bizashira ryari hari ikintu ugiye njya nkunda kugarukaho umunsi ku munsi uko bwije uko bukeye buriya ngo ingeso uko byagenda kose ishira nyirayo ari uko apfuye iyo umuntu afite ingeso n'umuntu afite ingeso yo kurara ikintu dufara kumva n'umwana uziba abyuka atangira gukura akabakaba ugashyira wenda nigira abana batoya batangira kujya biba ibiryo ugashyira ibiryo hari uvuga ati ni bya mukuru wa cyangwa murumuna wawe akayinyabijemo abarabiyoya akabyirukanka nazi ko ari ibyande ari bya murumuna we cyangwa mukuru we yariye ugashyira igiceri cy'ijana hariya cyangwa icy'icumi akabara kinyarukanye uwo mwana n'ubundi uko byagenda kose abazakura akabakaba gusa ahantu hose gusa ikibazo kizaturuka se kandi kizaremerera igihugu cyose hazaza imyumvire ivuga ko igitsina gore kigiye mu kazi runaka ubwo nyine uwo muri hejuru mu bijyanye n'akazi azajya amusaba ibyo ashaka usange bagiye kugenza gake kujya mu nzego kujya mu buyobozi bagiye kugenza gake kuko bavuga bati se ninjya kuri sedo gitifu azambwira ati nibyo tubikurikirane ninjya kuba wenda customer care y'ahantu afiri sosiyete azambwira ati tubigenze gute ninjya kuba deje uwo muri boda azambwira ngo tubigenze gutya usanga igitsina gore gishatse kuba imite kubera iki ibyo nakwita nibundi bari hohoterwa ubundi niba umuntu akurihe wambwira ko uwo mugore yagiye gusambanya gitifu n'umuntu ufite ububasha wenda no kukanga umugore wa sedo ngo muno dusambane ku gahato wenda tuvuge ko yagendeye ku izina da wenda ry'ubugitifu nk'inzego yahawe yazamuye mu ntera kagirirwa icyizere agahabwa kuba gitifu w'akagari yego ni umuntu wo kujya gukanga umugore wa sedo ukamubwira ati ngwino dusambane ryama hariya nutaryama biragenda bitya nutaryama ndirukana umugabo yanjye ukubikira imbehe reka twifashishe urugero n'urugero gitifu w'akagari yemerewe gusenya inzu zubatse mu kajagari none iyi ni kese byemerewe abitangamo raporo inzego zimusumba zikaza gitifu w'akagari ntabwo yemewe gusenya umurenge aza gusenya umurenge urabyemerewe ariko byaturutse he hasi ariko uziko niyo umurenge uje gusenya ubanza gutanga raporo ku bashinzwe umutekano yego n'umurenge ntabwo wapfa kuza ngo gitifu w'umurenge ngo aze ngo agiye gusenya gusa haza n'inzego zishinzwe umutekano none se niba iyo raporo iturutse aho ngaho seda akaba ashaka kwivugura cyangwa gushyiraho akazo ku ruhande ikaba ari ibimbarutse kuvuga ati rero kugira ngo muyubake ntaza guteza ibibazo ntabizamura gira gutya noneho mwiyubakire urwo ni urugero turi gutanga ibyo nabyo bibaho none se niba twemera ko habaho gukoresha ubwo bubasha uhabwa n'itegeko bikagusunikira muri ibyo bintu ese aba bantu buri kiraye ikibazo kiva mu bindi nk'uwo nguwo ntakwiye kuba akiri umuyobozi ntakwiye kuba akiri umugitifu
kandi abizi neza inzego zibirimo byanga bikunda ejo cyaje ubundi tuzabona andi makuru mashyashya ariko uwo ntagakwiye kuba ari umuyobozi niba yamusambanyije rwose ntabwo abanyarwanda dukeneye abayobozi nka bariya baza kwigisha ngo mubane neza nabo baza kwirugwa bateza ahubwo bateza injyane mu baturage abo ngabo ntabwo ari abayobozi dukeneye. u Rwanda aho rwavuye turahazi naho rugana tuhari imbere kandi icyerekezo tukirimo neza. Ntabwo umuyobozi nk'uwo ariwe muyobozi dukeneye nk'abanyarwanda. Dukeneye wa wundi uzaza kutwubaka agakomereza ku iterambere abandi mubanjirije bagezeho, iterambere rikazamuka tukazamukana umuvuduko nk'uwo nyakubahwa perezida wa repubulika ahora atubwira. Ntabwo uwo muntu ejo bundi mu kwa karindwi turi hehe ku gipfunsi. Tugomba kumenya rero ibyo igihugu aho kijya, kandi mpamya neza ko iyo bari guhabwa imyanya bararahira. Barahira se bararahira wenda nubwo wenda batahira imbere y'abaturage tifa kagari cyangwa se ntabwo barahira uko baranomwa bajyana n'amakuru bajyana amasezerano. Ariko hari izindi nzego barahiriraho imbere kuko ntabwo ugiye kuza mu baturage wagenda gutyo gusa ngo ugiye kuza ngo birarangiye n'ahantu bakohereje gutyo uragiye nyine nk'ihene bajyanye kuragira. Urahari inzego ugomba kuba wanyuzemo watanze background yawe ugatanga n'ibyo uzageza ko abaturage ugiye kwegera n'iterambere ugomba kubagezaho. Niba warajeyo ntabwo wageza abantu ku iterambere uri kuza gusambanya abagore babo. Yego rero rwose ibyo bintu tubirwanye. Abagabo turabanenze bumva ko bagenda bazenguka mu ngo z'abagabo bagenzi babo, turabanenze. N'abagore munenga abagore nabo baca inyuma abagabo babo kuko ibyo ntago ari ibintu. Nose urandagaye itangazamakuru ryahuruye yakoze ibi abana bawe barajyaye bazavuga ati se mama yarasenye kwera iki yaciye papi. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ngewe ndashaka mu bantu bari kuri iki kiganiro bambabarire baduheho ibitekerezo batubwira ati turabibona bimeze bitya. Hari n'abantu bari kuri tere kandi bari budukurikire kumva badukurikiye gw'iki kiganiro baduha amakuru atubwiye ngo ibi bintu bimeze bitya na bitya muduha amakuru tudora ubwino ngubu. Twebwe tubeye hano kubera abo buryo tutanizimba mu magambo tugatinda. Ikiganiro burya ngo bimaze kuba birebire cyane ntabwo biba bikiri byiza, hari bitera n'ubute kubireba no kubyumva no kumva ubutumwa burimo, ahubwo twebwe turagira ngo tugire no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Yego murakoze cyane, kandi abafite imico mibi rwose twisubireho, n'abafite imyiza tugerageze tuyikomeze. Asante sana, mukomeze mubane natwe umunsi ku munsi, turabakunda cyane. Uko bwije uko bukeye mujye mukurikira ibiganiro byacu, utari wakanda subscribe cyangwa utari wiyandikisha. Kwiyandikisha nta nukuhe nukujya aho ngaho ukinja ku kiganiro ugakanda subscribe ugakana no ukazogera kujya amakuru yo kugezaho umunsi ku munsi ajya kugeraho 100%. Ciao turabakunda cyane. Imana